Kimara kwinjiramo haza uwo mutwe koko. Umuhe mutwe? Abo bana bita public. Bati nta nusohoka turabanyenda ahubwo ntimuravamo. Abantu bangize guca na aba public. Aba public ni bantu ki? Aba public ubundi ni umutwe bw'ubwambuzi. Aba ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze batakambira inzego z'umutekano bagira bati hari insoresore zo muri kano karere zisaba public bamara kwitaba public bakajya mu mihanda bakambura abantu bamara kubambura bakabateragura ibyuma ndetse bamwe na bamwe bikaba byabaviramo no gupfa. Agenze narirutse ndi kugira ngo ndahenje kwiryamira ngiye kugera mu baturanyi ku mukuru w'umudugudu nko mu Rembo ngiye gusansangamo abandi banteze none igihe nikanze nagakingo kanteze mbanaguye wowe nkurikiye witwa Byishimo abanteye icuma cyambere mukundere icuma cyambere arongera ntera icakabiri. Si ibyo gusa kandi aba bana ngo banafungishaga ibikorwa by'ubucuruzi hano mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Tubona abana batandatu baravuga ngo mufunge ngo twebwe turi ku burinzi ngo mwisha amasaha. Barabafungisha? Kanjeje ubundi narindi hariya mpura nabo mbona nabana bameze nk'abasinze dishaho bitebyanye ngo turi ku burinzi kwita public nyine urumva n'uburyo kwita mbese n'uburyo kwita nk'abantu bibikuke kugira bashobore gukora ikintu runaka. Ibikorwa bya biyisa public byayimaze igihe kirenga umwaka wose hano mu mudugudu wa Susa mu kagari ka Bisoki nk'uko abaturage bakomeza babitangaza mu gahinda kenshi gakomeye cyane ku maso yabo. Twebwe turasaba inzego z'ubuyobozi zo hejuru rwose ngo zidukemure ikibazo aba bana rwose bafatira imyanzuro dukore rwose ntago tuziteza imbere dufite umutekano muke w'aba bana. Aba public rwose batubuza amahoro sinzi yo tuzaja rwose abayobozi bo hejuru badukorera ibivugizi nk'abanyarwanda tubeho dutuje turera impinja zacu amago gacu gubake neza kuko ntago baba bampohote nanga ngo bahohotera umugabo wanje ngo nziteze imbere. Ubu ntukore dufungisha ngo mufunge ni sambiri tugahagarara ngasohoka ngatabakiriya mu nda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabwiye Ishangi.rw n'Ishangi TV yuko aba bana bagiye kugororwa bakitabwaho bakagaruka bari muri sosiyete nyarwanda bafite umuco ubereye abana b'igihugu. Nkuko twari twabivuganye babwira ko hari abafashwe n'abakiri gushakishwa kugeza ubu ngubu bose barafashwe abagaragaraga ibyo bikorwa byo guhungabanya umutekano muri ako kagari barafashwe bose bari mu maboko ya polisi. Abo twataye muri yombi n'abantu 9 n'abasore 9 bakomoka mu duce dutandukanye. Ni mu gihe kitageze no mu mwaka humvikanye utundi dutsiko tw'amabandi cyangwa se tw'abajura bagendaga bagahungabanya umutekano muri kano gace ka Musanze harimo bitaga abatalibani n'abandi bise abashomeri ndetse kandi abaturage bakomeza bavuga yuko batabazanye n'inzego z'umutekano kugira ngo zibafashe zibe zatuma aba bana cyangwa se izi nsorese zitongera kugaragara mu buryo bwo guhungabanya umutekano. Ndetse kandi n'ababikora benshi muri bo n'urubyiruko rugifite imbaraga zo kuba zakicara hamwe zigashaka imibereho. Umuntu aze sambiri agufungisha ejo urugupanga utisana n'ishuri inzu imisoro sambira abana baze abana 10 bagufungisha. Na kwezi kurashira Ishangi n'Ishangi TV tubagejejeho inkuru y'umusozi wari dukiye mu mugezi wa Rusizi wamara kwidukira mu mugezi wa Rusizi ukangiriza imirima n'ibikorwa byari hafi y'umugezi wa Rusizi nyine abaturage bakoraga nk'uko mubibona ku mashusho yacu. Tariki 12 Werurwe nibwo humvikanye inkuru y'uko ahantu hongeye kuzura ndetse n'imirima yasigaye ikaba yaburiwe irengero yose. N'ahantu hakorerwaga ubuhinzi bw'ibihingwa bimwe na bimwe byiganjemo imboga n'imbuto byoherezwaga mu mahanga muri DRC cyangwa se muri Congo ndetse no mu Burundi. Kugeza ubu ngubu nta kiratangazwa hagati y'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakarenzo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu nk'ahantu habereye ibibiza ndetse kandi n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi nta kintu buratangaza ku byabaye kuri bino biza. Si ibijyanye n'ibikorwa by'abahinzi gusa kuko n'ubuzima bw'abantu buri kugenda buhaburira cyane ko nk'ejo haguyemo umwana wigaga kuri GS Nyamagana uri hagati y'imyaka 7 n'10 wigaga ku kigo cya GS Nyamagana nyine muri primaire giherereye mu murenge wa Nyakarenzo.
Kugeza kuri ubu ngubu ntacyo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakarenzo uratangaza ku kubura k'uyu mwana waburiye muri uyu mugezi, cyane yuko abaturage bamwe na bamwe bakomeza kugenda batakamba ati mudufashe turebe yuko wenda twazabona icyo turamura cyangwa se wenda twazabona uburyo twishyura minerivare z'abana, ndetse kandi wenda n'abana babashe kuba barya, cyane yuko aha hantu ari naho bakuraga ibijyanye n'ibibatunga, ndetse kandi aha hantu ni ku mazi nyine nk'uko mubibona, yaba mu gihe cy'itumba no mu gihe cy'iki abantu babashaga gukora ubuhinzi, bamara gukora ubuhinzi bakaba babona ikibatunga mu buzima bwabo. Gusa nanone batewe inkeke nuko abana babo bari gukomeza kugwa muri uno mugezi, nyamara abaturanyi nabo benshi bamaze kuhaburira ubuzima muri uno mugezi, nubwo harimo abamenyekana ndetse abandi wenda ntibamenyekane, nk'uko umunsi ku wundi hano hakomeza kugenda hiyongera, wenda bazi yuko hazagera igihe hakagabanuka. Kugeza kuri ubu ngubu ntacyo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakarenzo buravuga kuri uyu muziranenge waguye muri aya mazi akasiga ubuzima, ndetse akaza no kubura umurambo we ukaburirwa irengero. N'ijisho ry'umunyamakuru turakomeza gukangurira abaturage kwirinda aha hantu, nk'uko mubibona ku mashusho yacu, uwo musozi urakomeza kuriduka umunsi ku wundi. Kuri mikoro z'Ishangi Radio twagerageje kwegera umwe mu baturage bari basanzwe bakorera umwuga w'ubuhinzi ahangaha, agira byinshi avuga ku mateka ndetse n'uburyo hano hantu hari habatunze. Murakoze. Aha muri kureba hari ahantu hegeranye rwose ku buryo umuntu ashobora kwambuka yoze akanyura muri aya mazi. Ni ahantu twakoreraga ubuhinzi, tukahakorera umwuga w'uburobyi. Nk'uko mwabonye ko umusozi waridutse ku buryo butangaje, imirima yacu yose ikagenda, abaturage rwose kuri ubu ngubu abenshi bakaba ntacyo bari kubasha kuhakorera, ndetse n'abari kugerageza kuhegera bamwe muri bo biri gutwara ubuzima bwabo, kuko nk'uyu munsi abantu batangiye kugwamo abagerageje kuhegera. Rwose ni ikiza utamenya ngo kiri guterwa n'iki, gusa tugakomeza gusaba ubuyobozi kugira icyo baba badufasha wenda nko mu mibereho, kuko aha niho hari hadutunze. Aba baturage kandi bakomeza bagaruka cyane ku buryo hano hantu ngo harimo hatwara ubuzima bwa benshi, ndetse kandi bakomeza cyane bagaruka no ku nkuru yabaye ejo y'umwana waguye muri kino kiza, ndetse akaza kuburirwa irengero. Aha rwose hakomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Nk'ubu ngubu turacyashakisha umurambo w'umwana wigaga kuri primaire ya Nyamagana ejo waguye ahangaha, aje kureba uko bimeze, uko iki kiza cyagenze, birangira aguyemo n'uburwo. N'itangazamakuru dukomeje ubuvugizi ndetse n'ubusabe ku nzego zibishinzwe yuko bagera ahantu bakareba icyakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ikomeze. Tugakomeza kandi dusaba leta gukomeza gukangurira abaturage gukomeza kwirinda aha hantu, cyane yuko ibiza byaho byo biracyakomeje. Ngewe ndi Clement Kwizera, ndabashimiye cyane. Iyi ni Shangi Radio TV, Shangi TV, Shangi X TV, mu makuru yacu yose abagiye atandukanye. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi mukomeze kugira ibihe byiza.